Maria Yohana akaba azamuwe kuri stage muri ubu buryo aho agiye gutaramira abanyarwanda ubutwari mu gitaramo ubutwari tour 2026 turi mu karere ka Musanze. Maria Yohana mukunguku yakiriwe mu karere ka Musanze. Amahoro banje kwifuriza umwaka mushya, haba amatariki yageze turi hamwe ariko ndawubifurije. Reka mbabaze twumvikane n'abana uraho abana muzi ko mbakunda, reka twikundane. Niko muzi hari agakino kera najyaga mbwira nkaranga nabyo ko kwibuka duhererekanya agati, murakazi boza abantu batumye twicara muri sitasiyo abana mwe. Nze rero naribukaga cyane nk'abasiga kandi agatambaro k'agatanu, none ubu nje kubaha akabando kanjye. Ako kabando rero ukagereranya n'akagati, abana bazamutse yose mu Mutara barakomeza abo n'iz'amarere barakomeza batugeramo twese. Ako gati barakabahaye, ndagira ngo mugakomeze mugere ikirenge mu cyande cyabo mubaha gusa. Abatarakomera amashyi murabana bake. Murabana beza nabihinduye, murabana beza kandi nizeye ko iyi ntambwe inteye namwe muzazitera inyuma yabo mukazasa nabo muki mu butwari. Ubutwari nicyo cya mbere, ibintu byose ukabyirengagiza ugakurikira ikintu cyitwa ubutwari, kudata agaciro, gukurikira uko bakuze kandi muzamura abana beza. Byagiye kubakomera mu mashyi. Reka rero ngiye kubavuga baririmbe kandi murafasha ndabizi, murabana beza. Abantu bakuru namwe mwariganye, nanjye nariganye cyangwa nanjye narahinze, ariko mwarayizi neza. Ubutwari bw'inkotanyi buraje rero muze kubumva.
Muyango akaba asanze kuri stage Mariya Yohana aho bagiye kuri mazimwe mu ndirimbo bagiye bafatanya mu bihe byagiye bitambukaze mu bihe byashize. Akaba ari Muyango uzamutse kuri stage.
Musanze aho bisa nkaho yarakumbuye cyane ndetse abantu benshi bakaba bari bamutegereje aho intsinzi ageza kwirimba bamusaba ngo intsinzi bana b'u Rwanda yakaba ari imwe mu ndirimbo zaririmbwe zigafata n'izina ubwo inkotanyi zamaraga kubohora igihugu zimaze gufata u Rwanda zirikuye mu maboko y'umwanzi ziratangira kubaha amahoro n'umutekano ahangaha Mariya Yohana rero afatanyije na Muyango n'abandi barimo barataramira mu karere ka Musanze akaba ari igitaramo ubutwari tuwa 2026 gitegurwa na Karim Event. Kigeze ku musozo cyangwa se kikaba kiri kugana ku muhumuzo ahangaha Mariya Yohana arimo asuhuza bamwe mu bagize uruhare mu kubohora igihugu ari gusuhuza abayobozi bakuru barimo abayobozi b'intara y'Amajyaruguru bayoboye ingabo ndetse na polisi. Igitaramo cyitwa ubutwari tuwa igitaramo cyiza cyane kandi buri wese impanuro dukuye ahangaha zirimo gukomeza guha bamwe bati ntabwo twabona